Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Le monde part en couille. J'ai du mal à y voir. Le monde part en couille. Iko na chaka. Wasala mabye. Jesus. Akira au mutu. Amu kono no yanzoga imeze neza se. Iri mukazi boss. Imeze neza. Utuda oji tudu bitumye mu. Gogo. Bosi. Ura kundeba gutyo inga yanjye yabyaye ngomba kubahereza mukamwa Baromani wazanye Wende sengena semba zonde kora zimaze gusena sengenda kageza amajyahera kongiye kuzi nkabonye amazi wenge ukunda kubanza kuwaza Saliveri Kabe mukiriya mwiza. Mufite ibere byo kunywa kandi kumva Dufite amarikeri, dufite za Urwarwa, dufite umusururu, dufite inzagwa, fanta n'ibindi byinshi cyane. Okay, njye rero buriya nshaka urumva kwizazi n'izamake nshaka gutinda hano ariko Dufite inzoga gwa bitoki nihendutse cyane, iryoshye cyane. Okay, voilà. Ubwo si icupa nangahe? Icupa y'inzoga nitubesa gusa. Okay, voilà. Uburetse gatoya. Icupa rimwe ni 300. 300, 400. Oh shit. Zana amacupa naho uje n'amafaranga. Mutiyazanire rimwe. Suzuko musangwishyura ariko. What? Okay, voilà. Abasenzi basinze nanye ngiye kuzimu. Kiriya sheri nayakuzaniye neza cyane inzoga ya bitoki byinshi. Ariko yo ayigaraguye kwa Simon. Ijana kwa Simon. Izatazina nuri kuzinga tanimukirego. Kaba Silveri mwabaye gute ucyama wambara amacupa no mbayabiri. Inzoga kwa Simon. Oh shit! Jesus! Ariko mu byukuri ayamena sinatangiye kunanga gusinda inzoga yizana ayamena ni wo yagaburiye inzoga atangiye kumenera inzoga si Silveri Kabe mukiriya mwiza. ayameza yawe yasindishije mbere y'iki yuko nzanira inzoga atangiye kunywera inzoga kira hano twavuganye zingahe Avuganya amacupa andi. hano arangahe Ubwo nakuzaniye abiri nsigaje ndabiri rimwe arimenye ubwo nsigaje abiri. Mindero yawe yayinyweye Mbebe yanjye sigaye inzoga. none mu byukuri ngewe nzigaye nywera hasi dore yanjye dore ni nizo nzoga ariko wagira ngo nje kwikopesha hano ngewe amadeni naciye nayo ukubiri ku mafaranga yanjye ndavuna wazana inzoga nkinywera ariko Ngiye mukiriya mwiza rwose nayiza. ariko mamuzi umuntu abaje kwikopesha Yako twabikuzanira. kubinzanira si wari wabitumye igoma ngo nibura wabibagiranga muntu mu nzu Twabanzaga twategura rega tugomba guhakira kenshi bimeze neza. ariko ni kubona amacupa 3 nagutumye inzoga zingahe Arumye amacupa ni ryaka nese surimenya. ngwate nge ariko amafaranga y'wanyu bakwishyuye ngo ujye ku ishuri
niwapfa bayagana tukayinyweramo inzoga dore 1 2 3 gatatu yavuyemo kane gute uri kumbwira muzaniye amacupa 3 irya kane ryumenye ni ibi ntari ibimene ibi byose ntabwo ari ibimene sinzoga hatembi utubwira ko nakuzaniye amacupa 3 injiji gusa ngo ari irya kane ravana ryishuswa rero se nufite ya customer kyango ramashere sabarimo ngo mu kanya ngo karibu ngo sheri gashira menyo akigero njye ngeze mbashira kuva ryane nta n'umusore ufite ku mafaranga yanjye sisomori kuvuga ngo sheri ngo ndaje sheri se kuryo rero abashira wanjye ukazibiragurira ibintu nta n'umusore ufite ariko uri kuba ugende kuyimena kana ameza yanyu musigare muragaburira inzoga okay kanza ngendera ubaza kutari sheri wanjye zana fagitire eko nachaka fagitire ndiye kunywera mu kandi kabari nzeye kurisa iragoba irukanga sidaye ngoraga no nyuguza yo mabuno ibihumbi 5,500 ndetse ngo ni 10 ngiye banyitsamisa mani iwanje abatage cyakiri cyo basoroma amafaranga we nani yishura nyine cyo dupfara hagati yanjye nayo amafaranga yewe nabuze ngiye banyita Mr. Money urumva kandi ngo amafaranga yawe yo kunywera mu tundi tumasha yishura nyine cyo mfara nayo amafaranga amafaranga fata sekumayire 5,500 wewe akatana magaro ya musoko gama Chupa mu gitondo bari garura ni kandi kabari kujyana inzoga Yesu uri mona sindi ubona amafaranga inzoga ariko intebe yawe wibwira ngabanye cyaka uko ndabwize guhinga genda shawo wese nasinziza wanzengerera ngo ngwishyuye aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part en couille. Non. Ça dit, j'ai du mal à imaginer. Oh my God. Tu sais des why. Aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part en couille. Katika jina ya stock. Kantu kakagabukurwa karango buyoga singo buruzimarira ngo ndareba ngo kumbya sama ufite abantu bakunzengerera shamundi ifoto nifata yese nakifata urabona njya wanzereza mu mugongo komero kandi ukumva n'umugabo w'umusore wangwe wahaze wega mubungano go mukapu wogira ngo mwikoreme ibishwange by'abana na za pape uze gutaye ngutasha mu rugo wewe nyubaka iyi nzu Osa kana bano mu nzu yikota ahubwo ngo ndake mu karareba n'ubukote bwakabonye nakishijwe witonda nambaye ikote ry'ibifungo bitatu wambaye igifungo kimwe wena ni dore urukumva uri umugabo kuba wanywe reba ndake wafata utashoye wena ni ko shama ryo mukurikiza biri babyira kuzingo wasomye ku nzunja weho mu mubwiriza haranditse ngo fata mbiri ureba ariko umubwiriza haranditse ngo genda ufate video yawe urara kuko imirimo hashimye no wibiteza gisazira mu gitondo si imirimo yashimwe n'itekaniye guci Rane yabyara Yesu we niba byane mpamvu by'umutungo wawe se ntaho mbere nzakubwira ngo mfashe ngo warasaze abandi dore no ariko benzi batajya na televiziyo uyu wewe ubundi ugiye televiziyo
ubwo se yawe ntabwo wayigurisha kugira ngo uje kunywa ayo mayaga yawe Utabe na makuru. sishaka Abandi biza byabatwaye. Imodoka. Inzu. Ikintu bitinga cyabajyanye. Ngomba kunywa kukinga yagize ute? Yabyaye. Ntabwo nagize ute? kandi wasanga iwawe uri kuburana ariko nawe wasanga uri no gufunguza witwaje ngo uri umuhamya wa Yehova. shawagiukiza Ujuru ukubona ikote namba na zirakijijwe uziko bavuga ngo uziko bawitondetse baravuga ngo no mu bukwe bw'ikana Yesu yatubuye inzoga katatubuye ibikapu byo guhekamo ibishwari by'abana. Umva ngubwire se umva akakubwira sha reka kubwira wa musikozi n'ubundi urwanya ngo bigusiga indi bijya wamfata mwana we utarashobora kwisemerera dore ngo karabina yewe ko bizatugora pastor guhindura ise nzaba ndareba aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à y voir. Aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part en couille. J'ai du mal à y voir. cyangwa se nanga oya mama mbesha okay ariko mu rubuga aheruka no gukoresha umuganda ibintu ni ibiki mu rubuga yandeze bagomba kubyiga hari amasibo Aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part en couille. J'ai du mal à y voir. umugore wanjye yari musesi nabimenya karana mugaba mwiza aramizwe ingoyi ibi bintu by'abantu kandi hano nibyo iwanyu bakubwiye mubuze ngo mubitege njye rwasibo niyo bakubwira kunywa ibintu
shit. Joyce umugore ni. Aujourd'hui aussi c'est le monde part en couille. Joyce umugore mwiza. Yesu. Hakabye muri kunywa babikoreyemo ibiki. Umva umubiri guturabura kunurimo kunuka. Ariko sheri. Kashira menye mukanwangagerawe. Uri kunyita sheri nasangiye nawe. Uziko nani soni ufite buriya. Yesu we. Abagabo barabwira cyo bikora. Wona n'uguru umugabo kuringirwa mugabo. Wa mugabo. Ne mwambaye mwamogo. Nyubundi abagore baraba kera sibwo njuri amenye mukanwa. Nagusanze bwo ndimanyo. Ngabagore baraba kera. Wangegera wasiza nanyo. Cyangwa nyoko kuruza wawe. No, subiramo jaga. Iyo zana nyoko. Uvuga ibyo tumva. Ukingira sheri. Tujamo tujya. Nakubwiye ati wowe ntago ukiri umugabo kuringirwa. Umva sezano madam. Madamu ninde? Madamu nawe muvuye gusangira ibyo bintu biri kunukaga n'amata. Wenge. Kanya kamwe nzobe. Mwaje nyine. Yesu. Nungore hora kwirwa. Wagira baguhogororeye. Funka. Umugore waje. Yesu. Ngimenye cyangwa bifatanga yimena jewe. Twasezeranye kubona mugira no mubiri. Mata useme wa ufite icyaka. Baba urafite icyaka. Wanye icyaka. Ubwo sidubibona rwana bitane hera yari amazi yari mu basi. Yesu. Uko se bihuriye wako na rogoza do. Gotomera cyane. Nubundi nyirizina ngo mfite umugabo. Kanze mwiciye mbirangiza. Ndi nacyumariye pe.